ariko ibyawe ni ukureba iby'abandi gusa, nta gukanda subscribe, share, comment, nta n'akantu wakora kuri ibyo ngibyo. Reka nkwihere totally crazy, ariko hita ukanda kano kanya kugira ngo umfollowing bro. Yes, ni sawa sawa by Bruce Melody na Shakarake. Ati noneho wagiye kure my boo, umutima wanjye uhora umeze neza bro. Twahoraga tumeze neza kandi turimo twishimisha, ibintu byose ari ubunyunyusi, turi mu kiruhuko maze abantu nabo bakivugira ngo ariko bugiye hari sawa nibwo nshima. Uja best man test, ntabwo wagenzura ibyo Uwiteka atahaye umugisha. Reka ibintu bigende fresh by fresh, sawa sawa by Bruce Melody. Yes, dukomeza no kubabwira abantu rwose mwese rwose mushaka gukora business ni nziza cyane kandi zirahari nyinshi. Reka nkurangire business nziza ahantu wajya ngo kwijoininga na Dynafam muri DI Grove Seed Rwanda Limited. Iyi ni kampani rwose igomba kuba yaguha akazi nawe ugatangira ukaryoherwa. Bafite ifumbire ndetse n'ibindi ibikoresho bikorerwa ku mubiri, amasuku ndetse n'ibindi bikoresho byo mu rugo, amasabune y'abagabo, amasabune y'abana n'abagore, ndetse rwose baguhereza n'icyayi kivura stress, ibintu bikagenda fresh. Reka twikomereze na Bruce Melody akubwira ati sawa sawa. Ati turi mu kiruhuko abantu bakavuga ngo ugiye hari sawa nibwo njyewe nanashima. Uja best man test, nta muntu wagenzura ibyo Uwiteka atahaye umugisha. Ibi nibyo rwose. Reka ibintu bigende fresh by fresh, ibintu bigende neza sawa sawa. Kanda subscribe, share and comment, asigaye ibindi byose Uwiteka araza kubikora neza rwose. Tubabwira ko rero muri iyi minsi aribwo nzabahereza filime bita Cloud C Films, abari hirya no hino mwese rwose mugomba kuzayireba kuri channel, kuri Fiston TV rimwe. Akagera nakagaruka, bye bye. Ni Fiston TV rimwe, Bruce Melody na Hamra.